Hello guys, ndagusuje kandi ngo ikaze wahisemo kunkurikira ku Nkomangiro TV ukabura ahantu hagiye hatandukanye haba hanze y'u Rwanda cyangwa se ukaburi no mu Rwanda ariko ugahitamo gukurikira Inkomangiro TV. Imana iguhereza umugisha kandi rwose ngo ikaze wumve wisanga. Niba ari ubwa mbere rero kuri uyu murongo ndagusabye nkwinginga cyane gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye kandi byiza bigufitiye umumaro. Urakoze cyane kubikoze. Hanyuma rero mujye mwibuka gukanda like zabaye ingume kandi koko nkabona mwabirebye, nkabona wenda mwananditse comment ariko like jya wibuka gukanda kuri like kugikumwe sibyo. Sawa, murakoze kuba mubyumvise. Hanyuma rero nkunda kubabwira imiti ariko usanga video ngo zabaye nyinshi, hari igihe biba ngombwa ko nshobora kuba nasubiramo cyangwa se hari ikindi namenye kirenze icyo nababwiye ubushize, bityo kugira ngo tugumye tugire ubuzima bwiza nkavuga nti reka nongere nkore video hanyuma nisangiza abakunzi banjye. Rero ndashima Imana ko hari abantu bagiye bakoresha imiti nababwiye kuri diabete, hanyuma ugasanga isukari yabo yaramanutse. Hari abambwiye bati ibipimo byacu byari bigeze kuri 450 tugiye dukoresheje umuti wawe mu gihe cy'ukwezi, dusubiye muri controle ubu ngubu turi ku 150. Urumva ni ibintu by'ibitangaza Imana iba yakoze. Imana iba yagize neza, Imana iba yakoze ibirenze ibyo nababwiye. Niyo mpamvu nkunda kukubwira ngo niba ugiye gukoresha umuti wanjye bijyanishe no gusenga. Nta kinanira Imana, niba ijambo ry'Imana rivuga ngo nta wundi mukiza utari njye, rikongera munsi ngo kandi ndakiza nkabigaragaza. Urinde wo guhakana ko diabete itakira, urinde wo guhakana ko indwara itakira. Niba ngo Imana ikiza, Yesu akiza akabigaragaza, ni ukuvuga ngo kandi ngo ukuboko kwe ntikwaheze wananirwe gukiza. Vuga ngo amen. Tujye twizera, nicyo cya mbere. Kuri iyi miti bisaba kwizera, gushirika ubute no gusenga, ubundi ugategereza Imana. Nzi neza yuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ngiye mumpamagara muri benshi, mumvugisha muri benshi, kandi nisegura no ku bantu nyine ntasubiriza igihe, kuko muba muri benshi nyine jya utegereza ariko uzagerwaho sibyo, cyangwa se wongere. Hari umuntu umbwira ngo hello, yabona ntamusubije akaza muri comment ngo ntabwo ujya usubiza message kubera iki, kuko nyine wanditse ka hello kamwe kandi nababwiye ko iyo message ntazigera nyisubiza. Juza kuko muri benshi kandi murwaye muri benshi, juzura se ku ntego biramfasha. Hanyuma rero hari inkomoko ya diabete. Hari diabete y'uruhererekane cyangwa se uruhererekane rwo mu miryango. Ugasanga niba mama warwaye diabete, umwana wawe nawe azayirwara, cyangwa se umwana wawe nawe arayifite, ukibaza ngiye ko nta diabete mfite, papa we ntayo, kubera kandi hari umuntu wo mu muryango ufite diabete. Kuba harakoreshejwe isukari nyinshi, ikintu njya nkunda kukivugaho rwose. Isukari kamwe karyoshye, ariko hari igihe bizakururana wumirwe. Kubera iki mukunda amasukari? Mwagiye mureka amasukari ko byagaragaye ko amasukari ari mabi. Nigeze nababwira amagambo nasomye mu gitabo cya Ellen G. White, yaranditse ngo isukari ni umurimbuzi mvaruganda. Ubwo niyo ndi kuvuga, kuko mu masukari hari igihe umuntu avuga ngo ngo nyine ngo n'umubiri uba ukeneye isukari, ariko iyihe sukari? Ko mu isukari harimo icyo bita saccharose, fructose, lactose. Wowe ukoresha iki? Kandi saccharose niyo y'imvaruganda, harimo ibintu by'imvaruganda. So rero niba wifuza kugira ubuzima bwiza, niba wifuza kugira amagara mazima, gabanya isukari uri gukoresha, gabanya isukari wakoresha, kuko bitinde bitebuke iza kugirira nabi, uretse no kuba yabutera diabete. Nkunda kubwira abantu ni wowe urataka ngo imisemburo yawe yarajagaritse, cyangwa se urataka ntabwo
urabona imihango ugatinda gukama. Kibazo cyawe mpita nkubwira ni ukunda agasukari ati cyane. Atamubwira nti rero byaba byiza ugabanyije isukari. Isukari ni ikiyobyabwenge. Yiharire nyine ababishaka kuko ntabwo tuza gufunga inganda, nta nubwo tuje kwica isoko. Buriya hari n'abantu nyine bavuga ati ndabikoresha ikizaba nzanywa umuti. So rero wowe ushaka kugira ubuzima bwiza uzazira ibindi ariko utazize no kwikontorora ku nda yawe, sibyo? Nababwiye ko ushobora kutanywa isukari ariko ukarya umuneke. Umuneke urimo isukari umubiri ukenera. Ibijumba birimo isukari umubiri ukenera. Amateke arimo isukari umubiri ukenera. Nyine mu byo turya naho karote harimo amasukari. Nukuri mushatse mwayireka. None mbabazwa n'umuntu umbwira ngo uyu muti muvange n'isukari. Ndakubujije ngewe imiti yanjye ntukayivange n'isukari. Gihe wabuze ubuki bireke, sibyo? Muyiharire abashaka kurwara sibyo, ariko isukari muyihorere n'ukuri. Noneho hari ukuntu uvuga ngo ntago nywa isukari mu gikoma cyangwa mu cyayi ngo ariko nzinywera amaji y'imvaruganda. Nta kintu nkwijeje. Hari rero na diyabete iterwa n'umubabaro cyangwa se n'agahinda gasaze. Ugasanga umuntu afite urugo rubi rurimo agahinda. Narababwiye ngo urugo rwiza ni ijuru rito. None ugasanga umuntu agize urugo aho kuba ijuru rito rubaye ikuzimu hato. Niko njya nkunda kuvuga. Uyu mubabaro rero w'igihe kirekire ushiduka uteje diyabete. Kuba wenda warabuze abawe ntubashe kwiyakira, kugira ngo ngutangarize ngo ruri hose. Ariko nsabye Yesu ngo ajya akora ku mitima ibabaye. We abasha, njye nshobora kukubwira ijambo ntiri kugereho, ariko wakabakaba umutima ahereye imbere, avura ahereye imbere, sibyo? Agusura gutindane, akumara umubabaro, utazarwara ibintu by'ibirwara, sibyo? Hanyuma rero hari kubakoresha ibikomoka ku nyamaswa zikize ku maproteine menshi, nabo bakunda kurwara bakunze kurwara diyabete, sibyo? Rero uba ugomba kwirinda biruta kwivuza. Hari n'abantu bakunda kunywa amayoga. Ubwo bijyanirane n'ari amaji yose yo mu bikopo. Rwose ibi bintu ntago ushobora guhita ubona diyabete ako kanya, ariko uko umubiri ugenda utakaza imbaraga zo kwirwanaho birangira muganga akubwiye ngo urwaye diyabete. Ubwo rero ndizera wumvise bimwe mvuze bike, bimwe bishobora kuba byaba inkuruzi ya diyabete. None se ku muntu urwaye diyabete ashobora kwifashisha iki? Nibyo tugiye kurebaho. Iyo amaraso aryohereye, insuline irabura, sibyo? Isukari iba nyinshi mu maraso. Insuline iringaniza isukari, sibyo? Noneho rero iyo ibuze, iyo amaraso yamaze kuryohera, nyine arimo isukari nyinshi, bituma iyi insuline ibura, isukari ikaba nyinshi mu maraso. Urwagashya rugahita runanirwa, rukaba rutakibasha kurema insuline, isukari igahita iba nyinshi, sibyo? Hari ibintu rero bishobora kukwereka ko ugiye kwatakwa na diyabete. Hari kumva ushonje bya buri kanya. Niba usigaye ugira inzara iteye ubwoba, menya neza ko ushobora kuba uri kwatakwa na diyabete. Ukihagarika kenshi inshuro zirenze, sibyo? Ndetse rimwe na rimwe ukajya kwihagarika utananyweye, nabyo ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko urwaye diyabete. Noneho ukagira n'akajagari mu ntekerezo, mbese ntugire gahunda, ibyo upanze ntubikore. Rero niba ufite ibi bibazo cyangwa se wibonaho ibi bimenyetso bike cyane mbashije kukubwira, dore icyagufasha. Harimo
onyo cyangwa se igitunguru, ariko onyo rouge, igitunguru gitukura, ushyiraho kokombure, uragikata, ugashyiraho kokombure nayo wayikase, warangiza ugakatiraho na pome, urubuto rwa pome. Iyo ndi kuvuga pome noneho ubu ngubu ni pome y'icyatsi, utazakoresha itukura. Hanyuma ugakoresha na persile, ugashyiraho amavuta y'ibihwagari ibiyiko 2. Ubwo tuvuge persile subwo nkugere tuvuga urugero rungana iki, muri ibi ngibi washyiramo ibiyiko. Urabona persile urazikatagura, ukagera ibiyiko 2 bino binini, ukabigera ukabishyira muri, nabyita nk'isalade. Noneho warangiza ugakamuriraho n'indimu, warangiza kwamuriraho indimu, ugakoresha n'amavuta y'ibihwagari, ariko ibihwagari ubona bijya gusa n'amazi, bitari umuhondo cyane, ibijya gusa n'amazi. Iki kintu cyumvikanye inshuti zanjye. Hanyuma ukabireka nk'iminota 5, urwo ruvange warupfundikiriye ahantu, ukarurya mu gitondo, ukarurya ku mugoroba. Ibi bintu nubyongeraho kutarya ibiryo bya nijoro, bizakugirira umumaro. Kujya urya hakibona, hanyuma ukanywa amazi menshi. Ikindi nka 3 mu cyumweru ukinywera amazi arimo gikukuri. Genda ubikoreshe inshuti yanjye, uzagaruka umbwire. Ikindi ukajya unywa amazi y'ibibabi by'amapera, ukabinywa 3 nabwo mu cyumweru. Ibi bintu bizagufasha usubire kwa muganga basanga isukari yawe yaramanutse, kandi uko ubikoresha igihe kinini niko uzakira. Ndasabye rero ngo Imana igende ikorere mu muti nguhaye, hanyuma imbaraga ikiza yayo yo yikorera umurimo. Nge ndabikubwiye, hasigaye Imana iherekeza ibyo nkubwiye. Ndakwifuriza kugira amagara mazima. Ndabakunda Imana ikandusha.